ntabwo nzi ahantu usengera, ntabwo nzi idini usengeramo, ariko mu by'ukuri ntabwo ngiye kwangisha idini. Idini ni rwo rufunguzo rutugeza ku Mana, idini ni rwo rufunguzo rutuma tugandukira Imana, mbese idini ni inzira itugeza ku Mana. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Zibuka TV, amahoro n'imigisha bikomeze bisakare mu mitima yanyu, urukundo n'icyubahiro byose bibane namwe none n'iteka ryose, amen. Inshuti bavandimwe rero, barumuna banjye, bakuru banjye, babyeyi bacu, turabashimira ko muduhora hafi, turabashimira ko muhorana natwe ibihe byose. Mu by'ukuri rero hano kuri Zibuka TV tubagezaho ibijyanye n'iyobokamana, ibijyanye n'isanamitima. Mu by'ukuri aho waba uherereye aho ariho hose, hari ikintu cyiza ufite kugeza ku bantu, ukaba wumva hari ikintu dushobora gukorana, watwandikira kuri iyo nimero iri kuri sikirini, hanyuma tukaganira uko icyo cyifuzo cyangwa se izo mpuguro cyangwa izo nyigisho cyangwa izo mpanuro twazigeza ku nshuti n'abavandimwe, kuko hari abantu benshi bakeneye ndetse banifuza ndetse bananyotewe kumva imirimo n'ibitangaza by'Imana. Uyu munsi rero nje kumera nkaho mbakora ku maso ho gatoya. Ubwanjye naricaye ndareba igihe maze nsenga, kuko nasengeye no mu madini agiye atandukanye, noneho mbaza n'abandi bantu, nakoze ubushakashatsi bukeya, nza gusanga hari ikintu gikomeye tutazi kandi nanone tugomba kumenya. Ntabwo nzi ahantu usengera, ntabwo nzi idini usengeramo, ariko mu by'ukuri ntabwo ngiye kwangisha idini. Idini ni rwo rufunguzo rutugeza ku Mana, idini ni rwo rufunguzo rutuma tugandukira Imana, mbese idini ni inzira itugeza ku Mana. Rero mu by'ukuri inshuti muvandimwe, ahantu uherereye aho ariho hose, hari ikibazo nibajije ngira ngo nawe nkubaze umbwire. Ni ikibazo kimwe kibaza ngo igihe umaze usenga, wigeze wumva mu rusengero usengeramo umupasiteri cyangwa umupadiri, sinzi nimba no muri Korani birimo tuvuga umushehe, hari inshuro n'imwe wigeze wumva ahantu usengera bigisha igitabo cy'umubwiriza? Ahantu usengera bigeze bafatamo umunsi umwe igihe cyose umaze usenga ngo wumve bari kwigisha ku gitabo cy'umubwiriza? Ibyo bintu ntabwo mbizi nimba aho ngaho nyine mubwiriza mwaramwize cyangwa mutaramwize, ariko se reka twibaze, nimba umeze nkanjye, ahantu usengera ukaba utarigeze wumva cyangwa se unabona bari gukoresha igitabo cy'umubwiriza mu rusengero, kandi kikaba ari igitabo kiri muri Bibiliya, ibyo bintu byaba bisobanuye iki? Ese ni izihe mpamvu zatuma umubwiriza batamukoresha mu rusengero? Bivuga ngo igitabo cy'umubwiriza rero ntabwo ari igitabo gisomwa na buri wese, kuko nanjye naragisomye kintera ubwoba, ndetse nawe ugisomye cyagutera ubwoba, kugeza ubwo nakubwira ngo utangiye gusoma umubwiriza ushobora no kutamurangiza. Igitabo cy'umubwiriza ukaba wagisoma ariko ntugisoze, ahubwo wakwibaza ngo ni ukubera iki? Ni ukubera iki ushobora gusoma igitabo cy'umubwiriza ntugisoze? Bivuga ngo umubwiriza rero ntabwo avuga ibintu abinonera, ntabwo avuga ibintu abica ku ruhande, ntabwo avuga ibintu, mbese wowe urasoma, noneho icyo gitabo cy'umubwiriza uri gusoma, wowe uba wumva umeze nk'aho ari abantu benshi bari kukureba muri ako kanya, hahandi wowe wicira urubanza nta n'umuntu muri kumwe. Ahubwo wakwibaza uti kubera iki umuntu asoma igitabo ari umuntu umwe akumva ameze nk'uri mu bantu benshi? Impamvu nta yindi, igitabo cy'umubwiriza cyuzuye ukuri, cyuzuye imbaraga, cyuzuye ibintu aba bantu batabasha kuvugira imbere y'abandi bantu bagenzi babo, cyane ko na kano kanya ufashe Bibiliya yawe cyangwa se nimba ari muri telefone irimo ukareba umubwiriza, ntabwo wamusoma ngo umurangize, kuko byonyine iyo ugitangira gusoma
dutangira gucika intege. Kubera iki se? Ntabwo abeshya, ibyo avuga nibyo turimo, abo avuga nibo turibo. Rero nta muntu ushaka kwimenya uko ari. Abantu turimo turatinya kwimenya uko turi, ahubwo tugashaka kumenya abandi bantu. Twifuza ko abandi bantu baza bakatwisobanurira, bakatwisobanuraho. Ariko mbere y'uko watekereza ko umuntu aza kukwisobanuraho, uzabanza usome igitabo cy'umubwiriza. Cyane ko nta hantu uzumva bari kucyigisha mu rusengero runaka. Umubwiriza ntabwo bamwigisha. Ubundi nicyo kibazo, kuki umubwiriza batamwigisha? Ntatukana, ntatongana, ntarwanana igitabo nk'ibindi. Kuki batamwigisha? Mu by'ukuri niba ushoboye ukaba ushaka gusobanukirwa, habe kuri wowe, habe ku isi dutuye, mbese nimba ushaka ubumenyi mbese niba ushaka kugira icyo umenya ku bintu byose bikorerwa munsi y'ijuru, ibintu n'abantu, ibyahozeho n'ibiriho ubu, kuko nta kintu kiriho ubu kitahozeho. Ibi byose ubona by'ubupapa byose n'ibizima byose na mbere byahozeho. Uzasoma igitabo cy'umubwiriza, uzansangamo, uzisangamo, uzasangamo bariya, uzasangamo abantu bose, uzasangamo ibintu byose. Igitabo cy'umubwiriza nicyo gitabo nabonye kitajya kinyura ku ruhande n'umunsi wa rimwe n'umunsi wa rimwe. Rero inshuti bavandimwe, dusangiye ukwemera, dusangiye umubiri umwe wa Kristo, dusangiye gupfa no kuzuka kwa Kristo, ndabashimira ko mudahwema gukomeza kubana natwe, ndabashimira ko mudahwema gukomeza kutuba hafi muri byose, kandi nabasabira imigisha ku Mana, nkavuga ati amahoro n'imigisha biganze mu mitima yanyu, urukundo n'umunezero bigume mu macumbi yanyu, kandi mu by'ukuri tujye twifurizanya amahoro, dusabirane imigisha, tubwire Imana ko dukeneye kwinezererwa, nayo ikeneye kutunezererwa, mu by'ukuri dukore ibyo gukiranuka. Rero uyu munsi tubaye dusubikiye aha ngaha, nagira ngo mbamenyeshe cyangwa se mbibutse ku gitabo cy'umubwiriza gusa. Nagira ngo mbibutse ku gitabo cy'umubwiriza, cyane ko utazasanga bari kubyigisha mu rusengero, cyane ko utazasanga hari ahandi hantu biri. Nyir'umubwiriza ntabwo agica ku ruhande. Gusa ndifuza ko nawe ubwawe wazafata umwanya ugasoma igitabo cy'umubwiriza, ukareba ibikirimo, ukumva koko niba uhamanya nanjye, cyangwa se ukumva nimba ibyo mvuga hari ahantu bihurira. Mu by'ukuri nicyo kintu numva cyazamura amatsiko. Rero ndabashimiye, reka tuzasubire mu zindi nyigisho z'ubutaha, dukomeze dusenge Imana ikomeze duhe amahoro n'imigisha, iduhe urukundo n'ubugwaneza, idukomereze amaboko, kandi mu by'ukuri icyo tuyifuzaho tukiboneho, tuyigireho umugisha, kandi iturwaneza ntambara tutabasha kurwana, ariko tunibuka ko abo kubaha tugomba kububaha, abo gutinya tukabatinya, abayobora bakayoborana ubwenge, ndetse n'abayoborwa bakumvira ababayobora. Murakoze rero, aho mu nyigisho z'ubutaha, amahoro aganze mu mitima yanyu.